In La Place CSA. All I hear is good news. All I hear is good news. In your presence, all I hear is good news. Gana teme kuri teme ivuga ngo ikimenyetso. Haleluya. Ikimenyetso cyangwa se nitubishyira mu cyongereza turabyita the sign cyangwa the seal. Ikimenyetso the sign. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo ikimenyetso. Turarisobanura gusa mbere na mbere reka dusome muri Yosuwa igice cya 2. Turasoma umurongo wa 12 paje ya 208 mu isezerano rya kera. Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 12. Twasomye twihuse 2:12 haranditse ngo noneho ndabinginze nimundahirira Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye mu ikimenyetso cy'ukuri. Umurongo wa 18 nitugera muri iki gihugu uzapfundika akagagozi gatukura kuri iri dirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe. 21 nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezerera baragenda. Mwumva aka kantu neza. Nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Kuva igitabo cya 2 cya Mose, kuva turasoma igice cya 12 umurongo wa 13 ni paje ya 61 isezerano rya kera. Kuva 12:13 haranditse ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Turarangiza mu byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 4. Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 4 ni paje ya 255 mu isezerano rishya na 54 mu isezerano rishya. Haranditse ngo 7:4 numva umubare w'abashyizwe ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4. Niko abashyizwe ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana rivuga ngo ikimenyetso cyangwa se the sign. Iri ni ishurirwa Imana yanzaniye, ntangira kuryumva rikura muri nge, ntangira gusomira mirongo, numva hari ikintu nge Imana inyibukije. Nuko Imana yambwiye ati gende mbibwire n'ubwoko bwayo. Numva Imana ihamanyije n'umutima wanjye ko twabyiganaho. Nabasabaga kugira ngo tube hamwe maze twigane ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa nuko ngayobora Abisirayeli nyuma ya Mose, nyuma yuko Mose yari amaze gupfa. Nuko ngo bari bagiye gutata, yohereje abatasi. Iyi ni inkuru dusanzwe twumva kenshi ngo yohereza abatasi kujya gutata. Nuko bagezeyo umugore wari maraya cyangwa wakoraga umurimo w'uburaya arabahisha. Nuko arangije kubahisha arababwira ati mbagiriye neza, ndabizi neza Uwiteka yabagiriye neza namwe, ariko nanjye munsigira ikimenyetso sindaza kubarekura mutambwiye ko muzatabara ubwoko bw'iwacu. Nuko baramubwira ati sasa rero nituva hano uze kuzirika agatambaro gatukura ku idirishya uducishijemo, nuko nituza kurimbura tukaza kukabona we ntabwo uzaba ukirimburanwe n'ubwoko bw'abaso. Aramubwira ati nuko uzateranyirize abiwanyu bose ubateranyirizemo, kuko utazaba urimo icyo gihe azicwa nk'abandi. Nuko twongeye kubona akandi kantu nyuma, aravuga ngo nyuma ngapfundika ako kagozi gatukura ku idirishya. Tugiye kwigana ijambo nk'uko nabibabwiye ngo ikimenyetso cyangwa se the sign. Reka dutangire. Ikimenyetso ni iki? Ikimenyetso ni ikintu kimenyesha cyangwa kikibutsa umuntu. Dufate nk'urugero rworoshye, umuntu ari mu muhanda, haba hari ibimenyetso bigiye bitandukanye. Hari ibimumenyesha, umenyesha umuntu ikintu atazi. Hari n'ibimenyetso byibutsa, wibutsa umuntu ikintu yibagiwe. Hari aho ugera ugasanga handitse ngo ugendere ku muvuduko ungana gutya na gutya, ahandi hakaba handitse ngo stop.
ibyo ni ubwoko butandukanye bw'ibimenyetso. Gusa tugiye gusobanura ibimenyetso biri mu bwoko bubiri. Ibimenyetso biri muri ubu bwoko, hari ikimenyetso kimwe cyo kumenyesha, hari n'ikimenyetso cyibutsa. Ahangaha dusomye inkuru za Rahabu baramubwira ati sasa tuguhaye iki kimenyetso cyibutsa, uzagishyire ku idirishya, nitubibona ntabwo tuzabarimbura. Guhabwa ikimenyetso ni ikintu kimwe, no kukirinda ni ikindi. Guhabwa ikimenyetso ni ikintu kimwe, no kugigumana ni ikindi. Ikimenyetso hano turi kuvuga ni iki? Twongere tujye mu Byahishuwe. Ibyahishuwe dusomye batubwira ngo abashyizweho ikimenyetso, iriya mibare uburyo ivuga mu Kinyarwanda cy'ubu tuvuga ngo 144. Ibyo 144 mbere na mbere bisobanura iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bantu bonyine bazajya mu ijuru, ahubwo bishatse kuvuga ni umubare 12 ukubye 12 ugakuba 1000. 12 ni imiryango y'Abisirayeli cyangwa ubwoko bw'Imana, warangiza ugakuba 12 y'intumwa cyangwa kuvuga abatoranijwe, warangiza ugakuba 1000 bivuga umubare cyangwa umuryango munini w'abana b'Imana, bikaza kuguha umubare 1144. Baravuga ngo abo ngabo nibo bashyizwe ikimenyetso. Ikimenyetso ngo cyashyizwe ku gahanga. Ese iki kimenyetso gishatse kuvuga iki? Bitwibutsa ijambo ryo mu Befeso. Ijambo ryo mu Befeso riravuga ngo nuko mwambara agakiza kabe ingofero. Bivuga ngo iki kimenyetso ni ikimenyetso bita agakiza. Haleluya. Abantu ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Ngo se ngo abayuda barusha abandi iki? Abana b'Imana baza mu rusengero, abana b'Imana bagendana ibyanditswe byera, abana b'Imana birirwa bumva ijambo ry'Imana, abana b'Imana birirwa ku birenge bya Sabigisha, barusha abandi iki? Mwumva ikintu babarusha, ngo nuko ngo babarusha muri byose, niko Paulo yanditse, ngo kuko bo bagendana ibyagize ute? Ibyasezeranyijwe. Haleluya. Turi abantu bakomeye bagendana ibyasezeranijwe. Nababwiye ati guhabwa ikimenyetso ni kimwe, no kukirinda ni ikindi. Niyo mpamvu twirirwa twiga ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kumenya ni gute narinde ibyagize ute? Ibyasezeranijwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu ntago yicwa n'ikimujyamo, ngo ahubwo yicwa n'ikimusohokamo. Reka mbaho urugero rumwe. Iyo umuntu anutse simusubiza, atari uko ntabishobora, ahubwo iyo anutse ni ikintu aba ambwiye kinjyamo, ariko ikimvamo nyuma nkamusubiza nicyo kibazo. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu nagutuka ntukamutuke nawe, ahubwo cyo umusabira umugisha. Wumva impamvu? Ngo kugira ngo nawe uzaragwe iki? Umugisha. Niyo mpamvu nita cyane ku bintu binsohokamo, amagambo mvuga, kuko nzi ko ndusha abandi bose muri byose, kuko njyewe ngendana ibyasezeranijwe. Haleluya. Kuba twavuze ngo ibimenyetso bimenyesha, reka tujye kuri iki kimenyetso. Ikimenyetso cya nyuma twabonye ni ikimenyetso cyo mu kuva batubwira gute? Ngo nuko muzafate amaraso y'umwana w'intama muyashyire ku nzugi zanyu, ku nkomanirizo z'inzugi zanyu, nuko umwuka murimbuzi nabanyuraho ntago azabahitana ngo abateze icyago. Umva uburyo bimeze. Ku gihe cya Nowa yabaje inkuge, akabwira abantu, akababwira ati ndabinginze, namenye yuko Uwiteka agiye kurimbura iyi si turiho, agiye kuyirimbuza amazi. Yarambwiye ngo nzakore inkuge iyo nzahungiramo n'umuryango wanjye n'abazaba barizeye. Gusa abantu bo muri icyo gihe batangira kubikerensa. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umwana w'umuntu najya kuza bizamera nko mu minsi ya Nowa. Abantu bazajya barya, basinde, basingirane nko mu minsi ya Nowa. Ariko ngo Abisirayeli bumvishe Mose avuze ati musige amaraso ku nkomanirizo, abantu bose babishyiraho, umuntu uwo ari we wese winangiye umutima we ntagishyireho, yarimburanwe n'ubwoko bwo muri Egiputa. Bivuga ngo ikimenyetso dufite icyo gihe bari bari mu gihe cyo gutabarwa. Bivuga ngo ikimenyetso ufite ni ikimenyetso cy'agakiza. Haleluya. Ikimenyetso cy'agakiza. Ugomba kurinda ibyo ufite. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murinde icyo mufite, hatagira ubambura ikamba ryanyu. Bivuga ngo ikamba ufite, hari story imwe yajyaga isetsa, umuntu yarakaranyije n'undi, bari umwe ari ku muhanda, ari ku ruhande rumwe rw'umuhanda, undi ari ku rundi
iruhande rw'umuhanda, amurakaje aramubwira ati sha mfatiranye mvuye gusenga ariko ngiye gutereka hasi by'agakiza muze gato tubonane. Mu gihe yari akijya kwambuka umuhanda imodoka yahise imukubita apfira aho ngaho, yari amaze kwiyambura iby'agakiza. Bivuga ngo ibi bintu byo gusenga, ubu buzima twinjiyemo bwo kwizera Imana utaburinze neza bwatakara. Haleluya. Nuko ngo umukire ageze mu ijuru, ku nkuru y'umukire na Lazaro, ageze mu ijuru abona ngo Lazaro wa undi mbwa zarigataga ngo mu bisebe ari kumwe, wa undi mbwa zarigataga mu bisebe ngo ari kumwe na mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Ngari mu gituza cya Aburahamu. Arangije umukire aramubwira ati byibuze ndakwinginze ohereza Lazaro ambwirire abana, ambwirire abo tuvukana, ambwirire n'umuryango, byibuze bo ntibazakora amakosa nakoze ngo nabo bagere mu gihugu cy'ikuzimu, kuko ho nta murimo uhaba. Haleluya. Arangije Aburahamu yamubwiye ute? Yaramubwiye ati bafite Mose n'abahanuzi nibabumvire. Uno munsi ijwi ry'Uwiteka riri kukubwira ngo rinda icyo wahawe, rinda agakiza ufite. Haleluya. Haba hari umuntu utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we? Birashoboka ndetse cyane birashoboka, ariko uno munsi niwumva ngo ijwi ry'Uwiteka niwinangira umutima nk'uko Abisiraheli babigenjeje mu gihe cyo kuyirakaza. Haleluya. Aka kanya ndi kugira ngo duce bugufi n'ibyuma bagabanyeho gato, tugiye guca bugufi mu mitima yacu. Ijambo riratubwiye ngo hari ibimenyetso byibutsa. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso twabonye bagiha Rahabu. Rahabu we yaje no kuba mu muryango w'abantu bakomotseho umwana Yesu. Haleluya. Kubera ko yemeye kwakira ndetse akanagumana ikimenyetso Abisirayeli bari bamuhaye. Bivuga ngo Imana yagushyizeho ikimenyetso igihe wizeraga Yesu Kristo, nibwo wahawe ikimenyetso cyo kuba umwana w'Imana. Uno munsi nutabirinda neza, Yesu yaravuze ngo mbohereje nk'intama hagati y'amasega. Nutabirinda neza ibyo byose uzabyamburwa. Umugore umwe ageze ikuzimu aravuga ati pasiteri warahemutse kuba utarambwiye ko ikuzimu hameze gutya. Ariko ngende kujya mbabwire ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugeranwa n'ubwiza bwo mu ijuru tuzahabwa. Haleluya. Bivuga ngo hari igihugu cyo mu ijuru. Ese icyo gihugu muracyakibuka? Ese muracyafite inyota yo kuzagikandagiramo? Ugigirwa umwana w'Imana wahawe ubushobozi, ukizera Yesu Kristo wahawe ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ubu ufite uruhare rwo kwijuru, ufite uruhare rwo kuryinjiramo. Gusa nutarinda ibyasezeranijwe, nutirinda neza ngo wirindire. Ahantu turi mu isi hari ingeso mbi, hari ugutukana, hari irari ry'ubusambanyi, hari ubusambanyi, hari ukwikunda, hari ishyari, ibintu byinshi bitandukanye. Gusa nutirinda neza mu Kristo mwene data, turasigara mu gihugu kirimbukiro. Ongera usubiza amaso inyuma, ongera wirebe neza, utaba nawe umeze nk'umuntu Nowa yabwiye ariko akanga agasigara ngo bafite Mose n'abahanuzi. Ninguki Golgota nahabonye umudendezo, n'ikimenyetso cy'agakiza, zaririmba ineza Yesu yangiriye. Une lâche place CSA.